kuri Ngufashe TV. Uyu munsi tugiye kwiga isomo. Ngira ngo urabona none uyu munsi twazanye bateri yazi. Twazanye ibikoresho tugiye kwiga uyu munsi. Rero nk'umushoferi ugomba kumenya ibintu runaka. Ariko reka tubanze tugusuze. Bimeze neza? Urakoze cyane. Yes, inshuti bakunzi ba Ngufashe TV, mwaramutse neza, muri kumwe na Emmanuel, bakaba ari wa mwarimu wanyu nyine ubigisha ikinyabiziga kandi wiyemeje kugira ngo mbasobanurire mbabwire ibintu bitandukanye bizadufasha mu buzima bwacu, kuko icano yacu ikigamije no kugira ngo abantu bagire bamenye. Dufite rero umutumirwa uyu munsi twabazaniye aha ngaha kuri kamera, ngira ngo muramureba. Mbere yuko wenda ngira icyo muvugaho nabanza basuhuze anabibwira. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Uwimbabazi Denise, nanjye nkaba ndi umwe mu banyeshuri nkamwe Teacher Emmanuel adufasha. Yego, yitwa Uwimbabazi Denise, ni umunyeshuri kabisa. Nabashimira yuko ni umunyeshuri akimara kungana ngo mwigishe ikinyabiziga yitwaye neza, anabikora neza. Rero ndashaka kugira ngo mubabwire, tumubaze n'ibibazo bimwe bitandukanye. Akimara gutangira kwiga, ese cyamuteye kuza kwiga ni ikihe, mbere yuko dutangira isomo ryacu nk'uko twabibabwiye. Denise, twaragushimiye uburyo watwitabiriye mu ishuri ryacu. Yego, warakoze kandi kumva yuko ugomba kungura ubumenyi bwawe. Ubundi muri makeya Denise, tureba aha ngaha, ni muntu ki? Icyambere cyo tugomba kumenya ko n'umunyeshuri witabiriye kwiga imodokari. Ese Denise, wahereye kuki? Ngira ngo kugira ngo utangire kuvuga ngo ngiye kwiga ikinyabiziga, waba warahereye kuki kugira ngo bibwire abantu badukurikiye? Ese niki cyatumye utangira wipushinga ukumva ko ugomba kwiga imodokari? Ese ni byagenze bite, byakujemo gute? Murakoze. Ukuntu byanjemo, mbere na mbere mu kinyabiziga, kandi nabwo kugira ngo mvuge ngo ngiye kukiga, first of all nukubanza kuba we muri wowe wumva ko ubishaka. Kandi burya mpamya ko uyu muntu ashaka ikintu, nyine aba yumva ko agomba gushyiramo imbaraga ze zose. Yego, kugira ngo umuntu abanze yiga ikinyabiziga hari ikintu cya mbere bisaba. Ntabwo wavuga ngo ugiye kwiga ikinyabiziga kwiga ukabanza base nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni ibiki nakora kugira ngo umenye nyine icyo kinyabiziga. Bamwe na bamwe babyita ngo gukorera provisoire, ariko yego umuntu ashaka provisoire, ariko mbere na mbere uvuga ntabwo ugiye kuvuga ngo nshaka provisoire, ugiye gufatamo ubumenyi. Ese ibimenyetso byo mu muhanda bikora gute? Ese ibyapa tubona byo bikora bite, ko wenda nk'umuntu utarigeze akandagira mu ishuri cyangwa se ngasome amenye ngo provisoire ni iki, yumva ko nyine provisoire umuntu agenda akajya kuri mashini agakora. Ariko mbere na mbere turadushakaho ubumenyi kugira ngo nuba n'umuyobozi w'ikinyabiziga umuntu ajye yirinda inkomyi zaba mu muhanda. Numva ari ibyo. Okay, Denise arakoze kutubwira hano kuri Ngufashe TV. Ni ukuvuga ngo Denise, wowe ni ukuvuga ngo wabanje kwiga amategeko y'umuhanda. Ngira ngo ukimara gutangira kwiga amategeko y'umuhanda hari ubumenyi wakuye mu mategeko y'umuhanda, ndetse hari n'ibyiyongereyeho mu kwiga imodoka. Ngira ngo noneho ese byarakoroheye paraporo y'umuntu utariga? Hari abantu bakunda kuvuga ngo bakwiga imodoka batari biga n'amategeko y'umuhanda, akavuga ati nta provisoire mfite ngiye kwiga imodoka. Ese ari uwo muntu ndetse n'uwabanje kwiga amategeko y'umuhanda, muri make byorohera nk'umuntu uhe? Ni nk'umuntu uwo byakorohera? Murakoze. Uko bitekereza byakorohera nkane cyangwa se we nk'uko byakugendekeye? Murakoze. Nk'umuntu uvuga ngo agiye kwiga imodoka atarize amategeko y'umuhanda biramugora cyane, kuko iyo umuntu yabanje kwiga amategeko y'umuhanda, muri make iyo umuntu ari kwiga amategeko y'umuhanda aba ari gukora nka teori. Ariko iyo ugiye nko kwiga imodoka, bya bintu wize muri teori noneho tubishyira muri pratique. Urakoze cyane. Yes, ni ukuvuga ngo ubu birakoroheye. Yego, biranyoroheye. Okay, rero nshuti bakunzi ba Ngufashe TV, uyu ni umunyeshuri mugenzi wanyu watuganye agatangira kwiga imodoka.
muri makeya nanjye ndabitangira ubuhamya nkanjye umwigisha. Mu kanya gatoya araza kubereka uburyo ari gutwara imodoka n'urwego amaze kugeraho. Ni ukuvuga ngo reka umaze ukimara gutangira kwiga imodoka ni wumvise bigukomereye cyangwa byarakoroheye? Mbese muri makeya wabifashe ute? Wumvise ari nk'ibiki bikuguyeho? Wumvise nk'ibiki byatewe n'iki kugira ngo uhite ubimenyera vuba none? Murakoze. Mbere na mbere ikintu cyabanje kungora wenda no kuva najya imbere nanjye nkaba umuyobozi w'ikinyabiziga. Ariko ikintu navuga none kitanyoroheye kuko nari narize ayo mategeko y'umuhanda. Ibyo nize mu mategeko y'umuhanda naraje no mbishyira mu bikorwa. Yego, mbere na mbere umuntu abanza kugiramo ubwoba, ariko iminsi 2-3 uba wumva nawe ko wajya mu muhanda ugatwara. Yes, Denise rero mu by'ukuri rwose nabonye waritwaye neza. Umaze kwiga iminsi ngahe? Wabwiye abantu iminsi umaze kwiga ukingana? Maze kwiga iminsi 15. Ariko iyo minsi 15 bitewe n'ubumenyi mfite ni ibintu nyine bituma numva ko niyo minsi 15 yindi isigaye nzaba ndi umuntu ukomera njye ku buryo natwara abandi bantu. Bishatse kuvuga ko imodoka ugomba kuzayiga iminsi 30. Yego. Kandi aranatubwiye ngo muri iyo minsi 30 nawe azaba yamaze kuba nka mwarimu natwe yigisha n'ikinyabiziga cyangwa se yabasha no gutwara abandi bantu. Muri iyo minsi 15 urwo rugendo urutangira kugeza ubu ngubu watubwira muri make umaze kumenya iki ku modoka? Umaze gusobanukirwa ibiki ku modoka ku buryo nk'umuntu yakubaza ngo uvuye kwiga wize ibiki, uzi iki? Yaguha imodoka hariya ukabasha kuvuga ati ngewe ndayijyamo. Ni ibiki umaze kwiga mu rugendo wakoze kuva ugitangira kugeza mu minsi 15 umaze kwiga? Watubwira muri makeya bese ni ibiki wizemo? Wabwira abantu kuri Ngufashe TV kugira ngo tumve ibyo wamenyemo ni ibihe, kugira ngo barebe ko byibura hari ikintu runaka bumve ko hari icyo tubafasha kuri Ngufashe TV. Murakoze. Yego. Ubumenyi bwo ndabufite. Yego. Mbere na mbere nabonaga abantu umuntu yatse imodoka ariko ntamenya ati simu y'umuntu yakije imodoka biba byiza cyangwa se wenda ni nk'itegeko ko wakandagira amburiyaje na feri. Ntago nari mbizi kandi ndetse ukiyongeraho nuko wakambara sentire. Ubundi bumenye nabwo namenye hari bimwe na bimwe ngenda niga nka parking, nkiga nka T-cross. Ni byinshi nababwira ariko ubumenyi bwo ndabufite kandi cyane. Ntago numvaga ko nakata imodoka nkayisubiza inyuma. Numvaga ko akenshi umuntu ari gukata imodoka wenda bafite nk'umuntu uri kumurebera inyuma mbwira ati garukiraho, ariko namaze kumenya ko umuntu ari gusubiza imodoka inyuma arebera. Numvaga ko ari undi muntu aba nyine yishingikirijeho. Ntago numvaga ko ni kuko imodoka igenda nyine ibintu bituma nayo igenda cyangwa se hari gestes zimwe na zimwe umuntu yakora ntago numvaga ko nyine uko umuntu wenda agenda asubiza imodoka inyuma, numvaga ko nyine wenda uko ajya kwisubiza inyuma hari nk'umuntu uri kumurebera inyuma, ariko ntago numvaga ko na provisoire zidufasha retroviseur. Yes, hari ibintu twumva ngo ni pedale. Warazimeye pedale ni iki? Yego, narazimenye. Pedale igizwe n'ibiki? Ni ambriage na feri ndetse n'umuriro. Bakunzi ba Ngufashe TV murumva ko yaramenye ambriage, amenya feri, amenya n'umuriro. Ese tugeze no wenda kugira ngo usobanurire abantu, iyo utwaye ikinyabiziga igihe cyose uba ugomba kuba ufite ambriage. Ambriage ifatwa ryari? Tugiye gukora iki? Murakoze. Mbere na mbere ambriage ifatwa ugiye guhindura vitesse. Igihe ugiye guhindura vitesse cyangwa se nabwo ambriage igafatwa uri nko kuzamuka. Ugiye kuzamuka cyangwa ugiye guhagarara? Ambriage ifatwa ryari? Ni ibintu bibiri twize. Hano turi muri test. Mbabarire ubwira abantu kuri Ngufashe TV ubabwira ibintu biririyo. Ambriage ifatwa ryari? Ni ibintu bibiri. Ifatwa igihe ugiye gukora iki? Ifatwa igihe ugiye gukora iki? Ambriage ifatwa iyo umuntu agiye guhindura vitesse. Yego, cyo ni cyane. Agiye guhagarara.
yego nuko nyine murabizi uyu ni umunyeshuri nyine ari kubivangavanga, ariko ambriyage ni ibintu bibiri ikoreshwa igihe cyose ugiye gufata feri nyinshi cyane ushaka guhagarara, ugomba kubanza ambriyage ukabona gufata feri, kuko uko bikoze ukabanza feri mbere ya ambriyage imodoka irazima. Ikindi ukayikoresha igihe ugiye gushyiramo vitesse, ugiye guhindura vitesse, ariko iyo urangije kuyikora ugomba kuyirekura ubundi ukagendera ku kariro n'iki na feri bitewe n'ahariho. Okay, urakoze cyane. Twize ko iriya modoka yacu ni manuel, igira vitesse zingahe? Murakoze, igira vitesse ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, n'iya kane, n'iya gatanu ndetse na rivanse. Ni ukuvuga ngo bakunzi bangufashe TV ubwo muri rusange igira vitesse zingahe? Esheshatu. Ariko z'urugendo ni zingahe? Z'urugendo ni 5. Noneho indi niyo gusubira inyuma. Ubundi hari vitesse yo guhaguruka. Muri izo vitesse 5 iyo guhaguruka yaba ari vitesse ya kangahe? Vitesse yo guhaguruka ni iya mbere. Ni iya mbere. Murumva ko arabizi. Vitesse se basi byibura ugeze muri ambutiyaje tushobora gukoresha ni iyi. Ugeze ni iya mbere. Muri ambutiyaje uhuye n'abantu benshi cyane dukoresha vitesse ya kangahe? Impamvu dukoresha vitesse ya mbere bakunzi bangufashe TV ni kuko vitesse ya mbere igerageza kurwanya ukuzima kw'imodoka. Okay, urakoze cyane. Bo wize rero bimwe watangiye gukandagira mu kibuga rero, wize muri bimwe mu kibuga by'ibizamini. Hari ikizamini cya retroviseur nk'uko wakivuze aricyo cyitwa amakoni. Hari ikizamini cya parking. Hari ikizamini cyitwa T-cross, gutera imodoka, kuparika imodoka usubira inyuma. Ndetse hari n'icya demarrage. Demarrage yo ntabwo turayiga ko ntabwo tuzayigira ku modoka ntoya. Uracyafite urugendo muri iyo minsi 15 nabyo uzabigeraho. Ariko ubu tuvugana ibyo byibanze byo waba warabigezeho. Yego, byose nabigezeho. Parking urayizi, kone urayizi, T-cross urayizi. None parking izwe n'ibiti bingahe? Parking igizwe n'ibiti igizwe